Reka rero dusome turatangira ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Amosi ibice 3. Turareba umurongo wako wa 7. Umutwe w'iri jambo rero ko mwongeye kuyigarura. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo tugiye kwigaho ijambo. Umutwe w'iri jambo tugiye kwigaho uravuga ngo nahinduwe mushya. Amina. Nahinduwe mushya. Amina. Haleluya. Nahinduwe mushya. Amen. Hari umuririmbyi wavuze ngo ntabwo ni wa wundi, ntabwo bikora ibya kera, ntabwo ibya kera ntibikora, narababariwe, nahinduwe izina. Amen. Amen. Imana ibamugisha. Dutangiye ijambo ry'Imana rero, nakire neza ijambo. Amosi ibice 3 umurongo wa 7. Turihuta cyane, turagerageza gusoma ibyanditswe byinshi ho bitewe n'Imana dushyize ku mutima. Yewe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Amosi ibice 3 umurongo wa 7. Ijambo ry'Imana ngo nukuri Uwiteka Imana izagira icyo ikora itabanje kwishurira abagaragu bayo. Nukuri Uwiteka Imana ntabwo izigera igira ikintu ikora itabanje kwishurira abagaragu bayo b'abahanuzi bayo ibintu bihishwe byayo. Ntabwo Imana izagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibishwe byayo. Nahinduwe mushya. Umunsi mpindurwa nahawe inshingano. Intare itonye harugatinya. Uwiteka Imana yaravuze ninde warorera guhanura. Amina. Haleluya. Amina. Turi mu ijwi ry'ubuhanuzi. Amen. Amosi ntabwo bashakaga yuko hanura bitewe n'uko yahanuraga ibyo abantu badashaka. Aravuga ati ni ukuri mu gihe nhagaze hano mu isi, mu gihe nikora uyu murimo, mu gihe nahawe inshingano yo kuririmba cyangwa yo kubwiriza, mu gihe nahawe inshingano yo gukorera Imana, ni ukuri nta kintu Imana izigera ikora hano mu isi itabanje kwishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibintu bihishwe byayo. Aravuga ati ni ukuri intare iyo itonomye hari umuntu udatinya. Bisobanura ngo intare yatonoma, indwara yatonoma, ubukene bwatonoma, urupfu rwatonoma, ikigeragezo icyo ari cyo cyose cyatonoma, hari umuntu udatinya. Umuntu wamaze kumenya Kristo, umuntu wamaze guhindurwa mushya, umuntu wamaze kuvuka ubwa kabiri, hari ibintu adatinya. Uwamaze kwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uwapfuye agatwarana na Kristo, uwazutse akazukana na Kristo. Haleluya. Uwemeye gutwarana na Yesu mu rupfu rwe, uwemeye kuzukana na Yesu mu rupfu rwe, uwemeye gufatanya na Yesu imibabaro ye yose, uwemeye gushushanya na Kristo mu rupfu rwe, hari ibintu bitonoma ntabitinye. Iyo intare itontomye hari udatinya. Ntabwo Imana izigera igira ikintu ikora. Naho isi yavuga ngo ntidukeneye ubuhanuzi, ntabwo Imana izagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibintu bihishwe. Kubera iki? Itorero ryubakiwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi bayo. Niyo mpamvu Yesu azabirasa tugihanurira ubwoko bw'Imana. Narahinduwe, mpindurwa mushya.
maze guhindurwa mushya nahawe inshingano. Ntabwo Imana izagira ikigora itakikubwiye itakibwiye. Ntabwo Imana izigera igira ikigora itagihishuriye abagaragu bayo b'abahanuzi. Kubera umubiri upfa Yesu yamaze kunkuramo. Ese mbabaza, iyo umuntu yapfanye na Kristo akazukana nawe, ikintu gikomeye kiri inyuma y'urupfu watinya ni iki? Pawulo arabaza ati se ni amakuba, ni inzara se, ni ibyago se, ni igiki cyadutandukanya n'urukundo rwa Yesu? Amen. Dore ikintu kidutandukanya n'urukundo rwa Kristo ni ukutisobanukirwa nk'abizera. Ikintu cyishe itorero ni ukutisobanukirwa. Ikintu cyishe ni ukutamenya abo bari bo n'abo Yesu yabagezeho. Numenya uri ukamenya agaciro kawe, ukamenya icyo Yesu yakugize cyo, ukamenya icyo Yesu yakugize cyo, ukisobanukirwa, uzamenya ko ufite inshingano z'ubwami bwose. Ufite umutware w'ubwami bwose. Ufite umutware wo mu ijuru. Ufite umutware wo mu isi. Ufite umutware w'ikuzimu. Ufite umutware ku nzoka. Ufite umutware kuri sikorupiyo. Ufite umutware ku rupfu. Ufite umutware kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Ikintu icyo ari cyo cyose cyatontomera ubuzima bwawe ntugatinye. Ikintu icyo ari cyo cyose cyahagurukira ubuzima bwawe ntukagitinye. Mana ibamugisha. Reka twitangirire. Itangirira igice cya mbere umurongo waho wa 26. Turongera dusome Yohana 16. Haleluya. Ngaho dufashe itangirira igice cya mbere umurongo wa 26. Dusome itangirira igice cya mbere umurongo wa 26. Kandi twumva Imana iravuga iti turebe umuntu agira ishusho yacu. Imana iravuga iti turebe umuntu agira ishusho yacu, avuge natwe, ase natwe, arebe natwe, agende natwe, agire ubwenge natwe, yita amazina ibintu byose natwe, ategeke natwe, rugire umurari. yego, turebe umuntu. Ibintu byose Imana yaravuze ngo habeho hakabaho. Igeze ku muntu ishyiraho akitso tureme. haleluya, Ase natwe. Ase natwe. Ntabwo ari gusa, ntabwo ari ukugira ishusho y'Imana gusa, ahubwo amere nkatwe, agira ubwenge, atekereze, akore, ahindure ibintu, akize ibyapfaga, akureho ibidashyitse, yubaka ibishyitsi. Turebe umuntu ase natwe. Ase natwe. haleluya, Ndashimira Imana ko usa n'Imana. yego, Ndashimira Imana ko usa n'Imana. Ndashimira Imana ko ishusho yanjye ari Imana. Ndashimira Imana ko usa n'Imana. Turebe umuntu asa n'Imana. Gusa n'Imana bintesha gukora nk'Imana. Bibiliya iravuga ngo sinariyitira Imana, niko Yesu yavuze. Ese iyo muvuga ngo nigereranyije mu mategeko yanyu ntabwo handitswe ngo Uwiteka Imana ariyitiye Imana? Mbese ni iki gituma uw'ijambo ry'Imana ryaje rikamweza muvuga ngo yigereranyije? Ese ntabwo Imana yariyitiye Imana? Ese niyakuremye ikakwiyitira Imana? Usibye ko muzapfa nk'umwe mu bakomeye bo mu isi, kubera ko yidapfa niba utandukaniye n'Imana. Ariko nyuma y'urupfu yakugarutse iguha kubana nayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwenge uti ndasa n'Imana. Reka mbabwire uyu munsi Imana yambwiye ngo ugiye kunyuranya ibihe. yego, Imana yavuze ngo igiye kunyuranya ibihe. Hari ibihe Imana igiye kunyuranya. Nubyizera biranyurana, nutabyizera urasigarira aho. Ariko hari ibihe Imana igiye kunyuranya. Yambwiye ngo igiye kunyuranya ibihe. Ni Imana
binayongera igakura umuntu ku cyaha, kubera yuko n'Imana inyuranye ibihe. Uyu munsi inyuranye ibihe byawe. batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye umugabo n'umugore, niko yabaremye. Amen. Haleluya. Reka dusimbuke tujye muri Ezekiyeli 37:9. Ezekiyeli 37:9. 37:9. Umutwe w'ijambo ravuga ngo iyerekwa ry'amavuta yumye. Kadusome mu rwa mbere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kw'Uwiteka kwangezeho. Ukuboko kw'Imana kwangezeho. Asohora ni mu mwuka. Imana isanga ni mu mwuka. Aramwageza mu kibaya cya Uwiteka Imana yavuze, ninde utahanuwe? Imana yategetse, ninde utahanuwe? Intare yitontomye, hari umuntu udatinya. Igice cya mbere, itangiriro, umurongo waho wa 8 haratubwiye ngo Imana ire mu muntu iravuga ngo ase natwe, atangira akore nkatwe. Imirimo iratangiye. Bwira neza shumbi imirimo iratangiye. Imirimo y'Imana iratangira. ukuboko kw'Uwiteka kwangezeho. Ukuboko kw'Imana kwangezeho. Asohora ni mu mwuka. Kwangezeho. Asohora ndi mu mwuka. Aramwageza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Azenguruka nawe yarakikije hose. Haleluya. 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 Fata mwene so mu biganza, umubwire ngo hari icyo Imana yaturemeye muri Kristo Yesu. Hari icyo tugomba gukora jyewe nawe. Koko turi ishusho y'Imana. Umugabo w'Imana aravuze ngo ukuboko kw'Imana kwangezeho. Kusanga ndi mu mwuka. Ntabwo nari mu mubiri, kubera ko nahinduwe mushya. Kusanga ndi mu mwuka. Kurafata turamanuka. Kujyana ahantu mu kibaya. Ahantu hari ibintu bituzuye. Cyari cyuzuyemo amagufwa. Ikibaya cyarimo amagufwa. Ikibaya cyarimo amagufwa. Azenguruka nawe yarakikije Ntabwo hose. cyari ikibaya kirimo abantu bazima. Ntabwo cyari ikibaya kirimo umudugudu munini. Ntabwo cyari ikibaya cyubatsemo ama etaje. Ntabwo cyari ikibaya kirimo ubucuruzi bukomeye. Cyari ikibaya gusa kandi kirimo amagufwa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Imana yakuremeye guhindura ibintu. Imana yakuremeye gutwara. Imana yakuremeye gutegeka. Imana yakuremeye kuyobora. Imana yakuremeye gukiza. Haleluya. Bibiliya iravuze wimashente makoshe. Turamanura. Turi iyerekwa turamanuka. Turagenda. Turajyana. Tugeze ahantu hari amagufwa. Kuko imaze kundema yambaye ishusho yayo, imaze kuyima, nanjye inyemerera kureba nk'uko nayireba. Yego. Kujyana ahantu hari amagufwa. Tugeze ahantu akikije hose. Maze barari benshi cyane muri ibyo. Ngiye kureba asanga amagufwa ari menshi. Kandi yari yumye rwose. Kandi ayo magufwa yari yumye. Maze arabaza ati mwana w'umuntu. Bene data. Arambaza ati mwana w'umuntu. Mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Namusubizanye mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati Arongera arambwira ati hanurira aya magufwa. hanurira ayo magufwa. Maze babwire uti Yabwiye uti yewe mwa magufwa yewe y'Uwiteka. mwa magufwa y'Uwiteka. Nimwumve ijambo Nimwumve ry'Uwiteka. ijambo ry'Uwiteka. Ubwo ni bwo Uwiteka abwira aya magufwa ngo Urekera. Ndagira ngo nkubwire iri jambo. Ikiri munsi y'ijuru cyose,
Imana kiguhaye ubutware. Ikiri munsi y'ijuru cyose Uwiteka kiguhaye ubutware. Reka nongere mvugire ijambo, ikiri mu nda y'isi cyose kitagaragara Imana kiguhaye ubutware. Reka nongere mvugire ijambo, ijuru ryarashingutse mu buryo bw'umwuka nimanye na Kristo. Ndategekana na Yesu mu ijuru. Ntabwo Imana yaguhaye umwuka utabura wo gupfuza. Ntabwo Imana yaguhaye urubyaro rwo kwicwa n'inzara. Ntabwo Imana yaguhaye urubyaro kugira ngo rubeho mu buzima Imana idashaka nawe udashaka. Imana yarabaguhaye ubuhanuzi. Hanura, hindura ibintu, tegeka ibintu, kuraho ibintu bibi, shyiraho ibintu byiza. Nta kintu kitumva ijwi ry'Imana. Ni ikihe munsi y'ijuru kitumva ijwi ry'Imana? Na kanseri ko yumva ijwi ry'Imana, diyabete ko yumva ijwi ry'Imana, sida ko yumva ijwi ry'Imana, ubukene ko bwumva ijwi ry'Imana. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo uramuzengurukana ahantu hari yakikije amagufa, aravuga ati nimwumve ko Uwiteka none havuze. Waba ufite uzongera. Haleluya. Uzongera. Bwira umutima wanjye ibyanjye nabuze bizongera. Ntimugaterwe ubwoba n'abagira inkuru z'incamugongo. Oya, oya, intare irahari iratontoma, ibibazo birahari biravuga, ariko ntugaterwe ubwoba n'ayo majwi. Imana yavuze ninde utahanura. Ndashima Imana ko itujyana ahantu mu kibaya. Ndibuka umunsi umwe tugitangira itorero, ahubwo hari hashize imyaka ingahise n'umwaka umwe n'ibiri, tugasenga abakristo bakabura, ni babiri ni batatu. Umunsi umwe turasohoka, ndagenda mfata ibiti by'amababi byari muri jaride, ndagenda mfata ibyatsi ndabifura, navuga ngo mwabyatsi abari bahari murahari. None se urubyaro rwa Abrahamu ntabwo rwuzuye aha? Ndangije ndavuga ngo mwabyatsi mwe, mwamababi mwe, nimuhinduke abantu, muze muhinduke urubyaro rwa Abrahamu. Ntabwo Imana yaduhamagariye kubwiriza, yaduhamagariye kuyobora abantu. Twuzuye umwuka wera, duhanura uko dutegetswe. Nta kintu na gito kitahinduka uko ugishaka. Niba Bibiliya ivuga ngo abantu batanumviye Imana, ibiti n'amabuye ngo byahinduka urubyaro rwa Abrahamu, niba Imana ishobora gufata ibiti igafata amabuye ikahindura urubyaro rwa Abrahamu, wowe n'icyo utafata kubera ko Imana yaguhinduye mushya, ikaguha agakiza, ikaguha ubutware mu ijuru no mu isi, n'icyo utafata ngo ugihindure uko ushaka. Bibiliya ivuga ngo ururimi rurakiza kandi ururimi rurica. Amen. Urukoresha neza azahaza inda ye. Yesu ashimwe. Ko abantu babyuka bihamba se bagapfa, kuki utabyuka uvuga uti sinzapfa nzarama? Mu gitondo ugasenga ati ngiye gukira burangije, kubera icyo utavuga uti ubukira ahubwo bumereye nabi. Fata ubukira ubuhindura ubukira, fata indwara uyihindura ubuzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo n'umuntu uhanura ahanura uko kwizera kwe kungana. Bisobanura ngo niba ufite kwizera kunini, hindura ibintu byose mu buryo bwiwe. Haleluya. Yego. Watusomera. Yego. Ukuri ko umwami w'Uwiteka abariye amagufa ngo dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, bakwizeho inyama kandi bakwikirize uruhu, bashyiraho umwuka ubone kubaho, umenye yuko ni Uwiteka. Uwa karindwi, nuko mpanura uko negetswe, ngihanura aho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyaberaho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari urimo.
maze arambwira ati hanura umuyaga hanura umuyaga uhanure mwana w'umuntu maze ubwire umuyaga uti ukuri ku mwami w'Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uwuhe ibirango kugira ngo ibeho nukumanura uko yantegetse maze umwuka uyinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi cyane maze arambwira ku mwana w'umuntu ayo magufa niyo yabize Isirayeli yose dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze twaciwe burundu nuko rero hanura ubabwire uti ukuri ku mwami w'Uwiteka avuga ngo dore ngewe gukingura ibituro byanyu mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu babibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Yarazutse mu bapfuye n'umwami zose zigeza tura ko Yesu n'umwami Yesu n'umwami yarazutse mu bapfuye Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Imaze kurema umuntu mu butaka, Bibiliya iravuga ngo yamuhumekeyemo umwuka wo mu mazuru. Wayo bisobanura ngo ubugingo bw'umuntu, bisobanura ngo Imana ifashe ubugingo bwayo irabumuhaye. Muranyumva neza? Bibiliya irasobanura ngo Yesu niwe bugingo bwacu buzima. Ubugingo bwawe niwe Yesu, umwuka wawe niwe Kristo, ijisho ryawe niryo Yesu, amatwi yawe niyo Yesu, ibirenge byawe ni Yesu, akanwa kawe ni Yesu, ibitekerezo byawe ni Yesu. Ntabwo murabimenya? Bibiliya iravuga ngo ese fata urukingo rwa Kristo dukoresha ibintu biteye isoni ntibikabeho. Ese ntabwo muzi ingingo zanyu ari wo mubiri wa Kristo? Bisobanura ngo akanwa kawe niwe Yesu. Haleluya. Turajyanye muri Luka ibice 15:21 haravuga ngo nzabaha ururimi mbahe n'ubwenge iby'abanzi banyu batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Bisobanura ngo iyo maze guhindurwa nkaba mushya ntabwo ururimi rushya, ntabwo amaso ataray'umubiri, amaso y'umutima, ntabwo amatwi ataray'umubiri, amatwi y'umutima, ntabwo ubutware butari ubwo mu muryango mvukamo ahubwo nahawe n'Imana Data, ntabwo ubushobozi naboneye muri Kristo, ntabwo gutwara no guhindura ibintu. Niba wemera ko urukinga mu mubiri wa Kristo, rubwire ngo warukinga urwaye ruba ruzima. Haleluya. Niba wemera ko amatwi yawe ari aya Yesu, yumvishe ko agomba guhanura ku mvi by'umwuka. Yesu ashimwe. Icyo Yesu atahinduye ku buzima bwacu se ni iki? Bibiliya iravuga ngo ingingo zacu nizo mubiri wa Kristo. Arangije amaze kureba ibintu no kubihindura, aravuga ati itorero ryanjye ubu ndishingiye ku rufatiro, fondasiyo yawe ni urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kugira ngo utazagira ikintu ariko guhanurira. Yesu ashimwe. Utazagira ikintu unanirwa guhindura. Ezekiel aravuga ati maze gushyika mu kibaya ntabwo uko nategetswe, ndavuga ngo mwa magufa mwe mwa Isirayeli muzongera mubeho.
tugiye muri Yesu. Haleluya. Yesu amaze kutubyara ubwa kabiri, tumaze kuvukira muri we, urugingo rwaraje rwicomeka kuri Yesu. Arangije aravuga ati ni mwebwe mubiri wanjye. Amen. Haleluya. Koko ndi muri we, nemerewe guhanura. Koko ururimi rwanjye ari urwa Kristo, nemerewe guhindura ibintu. Niba hari umuntu utajya wemera ibintu, ni uguhindurwa n'igihe. Ntukenere ko igihe kiguhinyura. Ntukabe mu buzima buguhinyura. Igihe kizaza kuguhakanya, igihe kizaza kuguhinyura, igihe kizaza kuguhinyuza, ariko ujye uhagarara uhanurire igihe ugihindure. Ugihindure. Kizakubwira ko ntacyo uzimarira, uzakibwire ko uzakimarira. Kizakubwira ko utazabyara, ubikibwira ngo nawe nyakuruza wanjye Sara yarabyara, na sekuruza w'abizera Aburahamu yarabyara. Kizakubwira ko udafite icyo wimariye, ujye ukibwira uti ndagifite. Ntukemere. N'ubukene niba ukakubwira ngo urakennye, uvuge mama agenda nk'umukene. Hari umugabo waciye umugani, ariko reka mwihorere. Tugiye gusoma icyanditswe kimwe, niturangiza dusenge, duhanurire ibintu. Kandi icyo uhanuye cyose uzakibonesha amaso yawe. N'ikibuhanura nacyo uzakibona. Haleluya. Aho witaga abana bawe ibigori bita abanyabwenge, aho barebaga ko ntacyo bazimarira, babwire ko bazakimarira. Aho barebaga ko utari umumaro, isuzume, nta wundi muntu uzakubonamo umumaro. Banza wiyizere, wirebe ko uri umumaro. Burya agenda umumaro. Uzi ku isi kubwira ngo ntacyo uzimarira, ukagenda ntacyo uzimarira. Mu izina rya Yesu uzakimarira. Waba uhinduye ubusa ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome mu Befeso, turasoza dusenga. Abefeso ibice 2 umurongo wa 19. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibice 2 umurongo wa 19. Ibice 2 umurongo wa 19. Kasome bizanye Yesu abageze. Haleluya. Haleluya. Erega ibi byose mureba twarabihanuriye. Erega twari mu butayu tuhanura. Abaririmbyi baririmbye mu butayu ngo batembeshamo amaso. Bibiliya iravuga ngo twaboneye ubuntu mu butayu. Ntabwo uzahindura igihe koko cyamaze guhinduka. Amen. Kuko Imana ishobora no kuguha ubuzima bwiza, ariko ukabugiriramo amarira. Hanurira ubuzima bwiza ku buzima bwawe, unabutegeke kuzabubamo neza, nta makuba, nta byago. Turajyanye. Imana ishobora kuguha urugo rwiza rw'ibitamenwa, ariko ukarangurira muri iyo nzu. Abakureba bakavuga ati icyampa nkaba nka runaka, ariko nawe akavuga ati icyampa nkaba nkuriye ugenda n'amaguru ubabaye, ariko nkagira amahoro nkaye. Uyu munsi nicyo gihe ufite cyo guhanura ubuzima bwawe, urwo rugo rukazakubera umunezero, rukazakubera ibyishimo. Amen.
masomese cyangwa wahabonye dusome mu izina rya Yesu umurongo wa 19 muri Efeso 2 handitsemo nuko nimukiri abakitsi n'abasuhuke ahubwo mu rugo ubwe n'abera ndetse ntabwo tukiri abashyitsi nubwo tukiri abasuhuke muri Yesu. Zamura Yesu. haleluya. Itorero ndavuga itorero ry'umwuka ryavutse ubwa kabiri tuzamurire Yesu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ari mukivuga mujye mukunda ijambo iyo muziririmba muzi umwuka wera mwakwicara mu ntebe mugasinzira kuruta abantu b'imyaka 150. Mujye mukunda n'ijambo. Umuntu asoza ibisirimba akajya kwiba agasoza gusirimba akajya gusambana ariko ijambo niryo rihindura umuntu. Ijambo niryo rihindura umuntu kuba Yego. Yego. Nubwo nimukiri abashyitsi n'abasuhuke Ntabwo tukiri abashyitsi n'abasuhuke ahubwo mu rugo ubwe n'abera banishimye. ndetse muraba mu nzu y'Imana. Haleluya. Haleluya. Ntabwo tukiri abashyitsi ntabwo tukiri abasuhuke ahubwo turi ubwoko bumwe n'abera. ndetse muraba mu nzu y'Imana Mbese turi abantu bo mu nzu y'Imana. kuko mubatswe ku rufatiro rw'intumwa. Yuko imasekete y'amashaka kubera ko wigoshe nama abantu twubashye ni ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. itorero ni urufatiro rw'intumwa ni urufatiro rw'abahanuzi ni urufatiro rwo guhanura ni urufatiro rwo kuzenguruka ni urufatiro rwo kurinda ibintu ni urufatiro rwo kubwira urupfu ngo ntabwo nipfuye. Kubakiwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kubakiwe ku rufatiro rwo kuvuga abana azabyara, kubakiwe ku rufatiro rwo kuvuga umugabo wanjye ko azabaho, kubakiwe ku rufatiro rwo kuvuga akazi nzakora, kubakiwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. rw'intumwa n'abahanuzi. ariko Kristo Ni urufatiro rw'intumwa, ni urufatiro rw'abahanuzi, yego ni urufatiro rw'intumwa, n'abahanuzi. ni urufatiro rw'abahanuzi. Haleluya. Abashimye mbere bavuze ibintu bibiri bahurijeho ngo turashima Imana ko nta kintu na gito kijya kuba muri Heaven's Gate. Imana itakitubwiye kibe kibi kibe cyiza. No mu kanya ngiye guhanura kandi Imana yavuze nta mutano Haleluya. yavuze nta mutano. Tubakiwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Twashingiwe ahantu Mose yahanuye ko tuzaba. Dawidi arahavuga aravuga ati nabonye umwami wanjye ari iburyo bwanjye
turakivuga. Kandi ndasaba bayobozi b'iyobokamana TV, iyobokamana TV, Imana ibahe umugisha. Mukanya muraza kunyemerera dufate undi mwanya wo guhanura. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kuko mwubakiwe turufatira rw'intumwa n'abahanuzi. Ariko Kristo Yesu niwe gikomeza ifuka. Ariko Yesu niwe buye gikomeza ifuka. Muri we inzu yose iteranijwe neza. Ubuhanuzi bwose, abakristo bose, itorero ryose riteranijwe neza. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakora ngo ibe urusengero rwera umwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubamo n'Imana umwuka. Reka mbabaze, waba inzu yo kubamo n'Imana n'umwuka, koko ukaba umuntu utabona mu isi y'umwuka, ukaba umuntu utumva mu isi y'umwuka? Uzi ko hari umugabo disi, ariko niba hajya iryo jambo naryigishijeho, ngo yabwiye umugore we Yerobowamu ngiyoberanye ko kuriya musaza ni umuhanuzi ariko ntakireba, yamaze kugira ikibazo cy'ubumuga bw'amaso. Iyoberanye ugende wishushanye wihindure undi, ariko yari afite amaso y'umwuka. Ngo umugore arahagera, amaze kuhagera arihindura. Imana isanga umuhanuzi w'Imana iramubwira ngo dore uriya muntu uje wiyoberanya ni muka Yerobowamu. Ahageze akareba, amaso y'umubiri ntiyarebaga kubera gusaza, ariko amaso y'umwuka yararebaga, amatwi y'umwuka yararebaga. Akiragera yihindura undi. Rero umusaza aramubwira ati se si wowe muka Yerobowamu? None se ni iki gitumye wiyoberanyije? Umwuka w'Imana uri muri twebwe uduhesha gushyiraho ibitari biriho bikabaho, uduhesha gukuraho ibintu bibi tukabyimura. Usanga umuntu araba mu buzima, narose banshyingura ni ukuri kw'Imana gushobora Iratura
aramukubita aravuga ati rekeraho guhanura. Aravuga ati ni ukuri byaza iyo ncecetse yakumva mu mubiri wanjye ndimo ndakumurira mu magufwa nkaka. Ibintu twahawe ntabwo ari ibyo kwiyumanganya. Intumwa bazibuzaga kubwiriza no guhanura bikabananira. Yohana agejejwe ku kirwa cy'Ipotiro aravuga ati ubuhanuzi ntibuzongera. Ashishimuriza inzandiko yandikira amatorero arindwi yo muri Aziya. Ibintu biturimo si ibyo kwiyumanganya. Ibintu biturimo si ibyo guceceka kubera yuko bifite isuma. Imana yaturemeye imirimo myiza no kwizeza. Iyo ubugingo bwahinduwe buzima bugakizwa usa n'Imana. Iyo wavuye mu byaha usa na Kristo. Iyo wamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza icyo uvuze cyose kiremerwa, icyo utegetse kibaho. Uhindura ibintu bitahindukaga bigahinduka. Soma uwo murongo umwe duhite dusoza. Yohana 16:12. Ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi. Hari hakiri byinshi byo kubabwira. Ariko ubu nimubasha kugihanga. Ariko ibyinshi yaragifite byo kuvuga yasigiye yewe nawe tubivuga. Uwo mwuka w'ukuri naza. Uwo mwuka w'ukuri naza. Azabayobora mu kuri kose. Azabayobora mu kuri kose. Kuko atazavuga kubwe. Kubera yuko nazavuga kubwe. Ahubwo ibyo azumva ibyo azavuga n'ibyo azababwira. Kandi azababwira igenda kubaho. Azanabamenyesha ibintu byenda kubaho. Amina. Uwo mwuka naza. Twaramuhawe umwuka wera. Mwuka wera ni umujyanama. Mwuka wera ni utuyobora. Mwuka wera ni we nshuti. Twaramuhawe kugira ngo tuticwa n'inyota. Yesu ashimwe. Amina. Twaramuhawe kugira ngo amagufwa abe mazima. Amina. Twaramuhawe kugira ngo ubugingo bube buzima. Twaramuhawe kugira ngo amatwi abe amazima. Twaramuhawe kugira ngo azure ibyapfuye. Mwuka wera twaramuhawe. Yesu aravuga ati simbasize nk'imfubyi. Yego. Twasigaranye umwuka wera. Yego. Niwe ukivuga, niwe ugihanura. Uwo azanyubahiriza. Azanyubahiriza. Kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Nushaka wirekera. Amina. None se umwuka wera ntitwamuhawe? Petero ngo igicucu cye cyakizaga abantu. Iyo baburaga uko bamwegera bashyiraga igicucu, bategaga igicucu cye, igitambaro kigakiza abantu. Ba Pawulo nuko kubera iki? Umwuka wera. Nigeze mbabwira ko inshira rumye Pawulo ngo yanga guceceka. Arakomeza ababwira ibya Yesu w'i Nazareti uwo bishe bakabamba. Abandi bo barareba igikomere, barareba ko agiye gupfa, barareba ko apfuye, barareba ko agiye gushyingirwa. Amaso bayahanga ku gushyingirwa. Pawulo avuga Yesu. Bayahanga ku gushyingirwa avuga iby'umuzuko. Ngo babibuze baravuga ati agiye gupfa akibibutse. Barabibona. Kubera ko umwuka twahawe ni umwuka uhindura ibintu. Ni umwuka uduha ubwiza. Ni umwuka uduhindura abashya. Ni umwuka uhora utuvugurura. Imana ibahe umugisha ndashoje. Turashoje. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka nsoze nsenga. Data mwiza nyakubahwa Mana ikomeye, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimiye kubw'imbaraga waduhaye, ndagushimira agakiza waduhaye, ndagushimira ubuzima buzima waduhaye, ndagushimira ko Imana ishobora byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Girira neza rero abantu abari barwaye bakize,
bakunze ibiyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu tubifuriza icyumweru cyiza aho muherereye hose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu majyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'Iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi henshi muri diaspora bafite abakunzi benshi tuvuga ngo nimugire icyumweru cyiza. Uyu munsi nyine nk'uko mukunda kubitubaza ngo tugira amatorero dusengeramo, nkababwira yuko njyewe nsengera ahantu hose bemera Yesu Kristo, tugenda mu matorero atandukanye. Rero uyu munsi twasengeye mu itorero rimwe, turi kumwe n'uyu mushumba waho umaze kutubwiriza ijambo ry'Imana nk'uko mwabibonye mbere yuko tugirana nawe ikiganiro. Reka atangira twibwira kugira ngo tubashe kugira nawe ikiganiro gitoya. Muraho neza? Muraho neza cyane. Ni meza. Turongeye tugwaye ikaze kwibukamana. Murakoze cyane. Muratangira n'ubundi mwibwira abadukurikiye, hari abashobora wenda kubona iki kiganiro tugirana batararebye wenda ibindi byatambutse cyangwa bacitswe n'inyigisho aho mwivugaga ugasanga ntibasobanukiwe, ariko bakaba babonye umwanya mwiza wo kongera kubamenya. Amazina yanjye nitwa Pastor Kemirembe Jovia, ndi umushumba w'itorero ryitwa Heaven's Gate Church, dukorera umurimo w'Imana hano Kimironko. Byiza cyane. Mama Pasiteri, mwatwigishije inyigisho nziza cyane, buriya mwarimu ubutumwa rusange mwashakaga gutanga muri iki cyanditswe tumaze gukurikira bwari ubuhe? Ubutumwa twashakaga gutanga bwasobanuraga yuko twavutse ubwa kabiri, twabyawe muri Kristo Yesu, tumaze kumwizera no guhindurwa nawe, yaduhaye ubushobozi, aduha n'ubutware bwo kudatsikamirwa n'imbaraga z'ubuzima bubu bwo aribwo bwose cyangwa indwara iyo ariyo yose, ukayitsindisha kwizera yuko Yesu yaguhaye ubushobozi bwo guhindura ibintu. Ibitari byiza ukabihindura byiza, ibitari biriho ukabihindura ibiriho. Byiza cyane. Noneho rero muri iri torero muri gutegura ibikorwa bitandukanye cyane cyane bijyanye n'ivuga butumwa, nyemerera abari byo tubasha kuvugaho kugira ngo tubimenyeshe abantu, tubatumire batazacikanwa no kuba bahaboneka. Ni ibiki muri gutegura vuba aha ngaha, cyangwa kiriya giterane muri gutegura giteguye gute, kizagenda gute? Nibyo mukomeza mudusangiza. Dufite igiterane kizatangira itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu, kizatangira kuwa gatatu. Ni igiterane cyiza kiyobowe n'umwuka w'Imana. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Kizaba kiyobowe na Pastor Julien Kabanda, tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Hortense, tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana nanjye. Ni igiterane kizafasha abantu benshi mu buryo bwo kubohoka, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kirimo imirimo myinshi y'Imana. So tukaba dushishikaza abantu ko bakwiriye kuza. Yego. Gifitiye ntego. Intego yacyo ni ijambo riri muri Matayo ibice 2. Haravuga ngo nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda ntago uri mutoya. Gifite intego y'uburyo bw'ubuhanuzi, kubera yuko hari igihe umuntu anyura mu buzima butandukanye, wenda sari imfubyi, sari mu buzima butari bwiza, ariko ugasanga araheranwa n'amateka y'ibyamushikamiye. Ariko ni igiterane gikangurira umuntu ngo ejo hawe hazaza ni heza. Ejo hawe hazaza ni heza, igihe cyo kuhahindura kirahari kuko Imana yaguhaye ubuzima. Muri make nuguhakana ukavuga ngo muri jewe ntago ndi mutoya, kubera Kristo uri muri je ndi umuntu munini wo gukora ibintu bikomeye. Kizatangira ku wa gatatu kigere ku cyumweru, kizaba kirimo abakozi b'Imana batandukanye nk'uko Mama Pasiteri amaze kubitubwira, Pastor Julien Kabanda, Hortense Mazimpaka ndetse nyine n'uyu mushumba. Kubera iki gufata abategarugori gusa? Kubera yuko iki ni igihe cyacu cy'Imana kugira ngo iduhagurutse, kandi ni igihe cyacu yuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda tugira icyizere, aradushyigikiye. So ni igihe cyacu rero cyo kugira ngo duhindure ubuzima, duhindure ibintu bibe bishya muri Kristo Yesu. Iki ni igihe cy'abadamu, binatwinjiza mu gihe cyiza nyine turimo twizihiza umunsi w'abari n'abategarugori. Nka Mama Pasiteri cyangwa Pastor Jovia, n'ubuhe butumwa wahereza abari n'abategarugori bari kureba iki kiganiro kuri uyu munsi mwiza nyine wabo wo guserebura nyine yuko bahawe ijambo? Hari ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 62, numva ari nk'umurongo wa 2, haravuga ngo umwami Imana yatanze itegeko, abagore baba benshi bamamaza inkuru y'umwami Imana.
rero ikintu nabwira abari, ikintu nabwira abategarugori nuko Imana yatugiriye icyizere ndetse n'igihugu kitugirira icyizere. So nuko utisuzugura no kudatsikamirwa n'ubuzima ubwo ari bwo bwose bubi. So ni igiterane kizaba kirimo imbaraga z'Imana. Turatumira abantu impande zose bakurikirana Iyobokamana TV. Turabashishikariza ngo bazaze muri icyo giterane. Hazaba hari abahanzi batandukanye, abakozi b'Imana, b'abanyamavuta basizwe bahawe umugisha n'Imana. Tuzaba turi kumwe na Julienne Kabanda n'umukozi w'Imana Hortense n'abaririmbyi. Turabatumira rero kugira ngo bazaze, bazahabwa umugisha bahageze. Reka tugushimire cyane, tuzakomeza kugenda tubatumirira abantu yaba kubyandika ku iyobokamana.com ndetse no kuri Iyobokamana TV ngo abakunzi bacu ntibazacikwa. Ariko hari wabona iki kiganiro akazashaka wenda kuyoboza, akazashaka kukubaza byinshi wenda mu gikari, reka uduhe nimero za telefone umuntu. Ni 82 31 46 30. 82 31 46 30. Reka tugushimire cyane, mwakoze. Murakoze cyane kandi natwe turabashimiye. Imana ibahe umugisha.